Muraho neza ahari kuri The Week Shining Star muri kumwe na Ange Kayitesi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa matoya wakora umusore mwakundanaga ukamubura. Utu dukosa duto duto twakusanyijwe ni udukosa duhurirwaho n'abakobwa benshi kandi bakabikora batazi ko ari amakosa. Iyo umuntu agiye kwinjira mu rukundo rero biba ari urugendo rukomeye kandi aba ari urugendo wifuza kuzasoza amahoro. Ni urugendo rutangizwa no gushaka kumenya umuntu kuruta uko wari umuzi, ukifuza kumumenyaho byinshi ndetse ukamwishimira mu buryo bugaragara. Ni ibintu byumvikana ko bifata igihe kinini kugira ngo ubone uwo muhuza ndetse muhuje amarangamutima. Ni ibintu bitagufata amasegonda cyangwa se umunsi umwe, ahubwo bigufata iminsi myinshi cyane kugira ngo wemeze ko uwo nguwo ari umukunzi wawe. Urukundo ngiye kuvuga hano ni urukundo rw'abantu bakuru. Nimvuga abantu bakuru ndahera ku myaka 18 kuzamura. Ahangaha buri wese aba afite ubwenge bwo guhitamo umuntu muzima ndetse umuntu abona ko amubereye. Mu by'ukuri nta wifuza kujya mu rukundo ngo ruzagende nabi. Buri wese abaharanira ko urugendo ruzasozwa neza ndetse akirinda kubabaza uwo bakundana. Abamuteganyiriza ibyiza ndetse yifuza ko bazarambana ndetse bakagera kuri byinshi bari kumwe. Ariko twe kwirengagiza ko abantu dukoze mu makosa. Nta muntu n'umwe ubaho udakosa, ariko igitangaje hari amakosa amwe namwe twita ko ari matoya ashobora gutuma urukundo rwawe rurangira. Uyu munsi turibanda ku rukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu. Turaganira ku makosa abakobwa bashobora gukora abasore bakundanaga nabo bakabacika bareba. Ikosa rya mbere rihurirwaho n'abakobwa benshi: gutekereza kuri buri jambo cyane. Ubusanzwe abahungu mu miterere yabo bavuga uko bishakiye ndetse ugasanga bashyizemo amagambo ashobora kugukomeretsa. Ni abantu bigora cyane kuba bagusaba imbabazi. Muri make bazi kwihagararaho. Iyo rero umukobwa yagiranye ikiganiro n'umukunzi we, uko byagenda kose nta buri jambo rimubabaza. Hari n'igihe ritaba rimwe ahubwo akaba menshi, ugatangira kuyatekerezaho cyane, ukayanariza mu buryo butangaje ndetse ugatangira kwisobanurira ubusobanuro budahuye n'ubwo umuhungu yashakaga kuguha. Ubundi kamere y'abakobwa twibanda cyane ku cyatubabaje, akaba ari cyo duha umwanya munini. Nyamara igifata umwanya munini kuri twe usanga umusore we yabikoze atagamije no kukubabaza. Utangira kwibaza byinshi. Ese kuki yambwiye ririya jambo? Ni iyihe mpamvu yatinyutse kumbabaza? Ese uriya arankunda? Uriya bimeze gute koko? Ntago afite undi buriya? Ugatangira kwiha ibisobanuro bitandukanye. Ukababara yewe buri wese akabibona. Rimwe na rimwe ukamurakarira atazi n'icyo yakoze. Muri iyo situation urimo ushobora kwita umuhamagara ntafate telefone yawe kubera wenda ahuze, cyangwa se wamwandikira ntagusubize akagusubiza nyuma y'igihe kinini. Birumvikana ko kwa kubabara kwiyongera. Hari n'igihe wo mwisabira ko mutandukana cyangwa nawe akabona ko mudahuza neza akigendera. Iri kosa ntiriba ku bakundana gusa, ahubwo n'inshuti zisanzwe bishobora kubabaho. Uko ryakosoka rero mbere y'uko mutandukana, tinyuka ikintu kitagenze neza ukiganire n'umukunzi wawe. Muganirize mu buryo bwiza utamushinja amakosa. N'umusore nawe akwiye kumenya ko abakobwa bakunda guteta cyane. Mu gihe akweretse icyamubabaje kandi koko ukabona gifite ishingiro, wikwihagararaho, wikwikomeza ngo ureke kumusaba imbabazi. Burya kwaka imbabazi ni ikintu gihindura umutima. Mwereke ko icyamubabaje utarugambiriye ko kimubabaza. Iyo mubiganiriyeho nta kabuza birakemuka. Ikosa rya kabiri rihurirwaho n'abakobwa benshi: guhorana n'umukunzi wawe. Umukobwa iyo yakunze umuntu ntajya abasha kwihishira. Bigaragarira buri wese, mbese ntazi kwihibanga. Aba yumva yahorana n'umukunzi we umunsi ku wundi. Aba yumva buri segonda bavugana. Akaba yumva ko agomba guhora aza kukureba cyangwa wowe ukaza kumureba. Iryo ni ikosa rikomeye cyane, nyamara abakobwa dukora tutazi ko ari ikosa. Utekereza kuri gutanga keya, mbese ibintu byacitse, nyamara utazi ko bishobora kukuviramo gutandukana n'uwo ukunda. Ati gute rero? Iyo abantu bahorana cyane
bakamenyerana, usanga bapfa utuntu dutoya cyane. Ikindi kandi umusore mukundana aba afite izindi nshuti nyinshi ku ruhande, aba akeneye umwanya wo kuganira n'inshuti ze mutari kumwe. Igihe rero wifuza yuko muhora muri kumwe, uba uri kubangamira ibyifuzo bye nubwo we yaba atabikubwiye. Ikindi kandi uba ukwiye gutuma gukumbura, ukirinda ko akurambirwa. Uko wakemura ibi bintu rero? Yego ni byiza kuba waba uri kumwe n'umukunzi wawe, ariko irinde guhorana nawe. Muvugane kenshi ariko umubonane gakeya. Iyo muhorana rero, ni hahandi uzasanga mwapfuye akantu gato, isi yose imenye ko mwashwanye. Muzashyiramo pose muri gukemura ikibazo cyanyu, isi yose imenye ko mwashwanye, kuko bamenyereye ko aho umwe ari undi ahari. Ikosa rya gatatu rihurirwaho n'abakobwa benshi: wiyumvisha ko umukunzi wawe agomba kumenya icyo utekereza. Kenshi cyane abakobwa iyo tubabaye, turaceceka cyane, tukarira, ntiwumve ijambo na rimwe. Ababasha kugaragaza ibyumviro byabo ni bake cyane. Iryo kosa rero ryo guceceka, ryo kurira, ntitugaragaze ibyumviro byacu, ni ikosa rikomeye cyane rituma dutandukana n'abakunzi bacu. Hari igihe ibintu bitagenda neza hagati yanyu, yewe ukababara cyane, ndetse rimwe na rimwe umukunzi wawe akakubabaza atabizi, atazi ko wowe byakugizeho ingaruka. Ukamucecekana, ukarira gusa, aho kugira ngo mubiganireho bikemuke. Erega nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gusoma intekerezo. Iyo utabwiye umukunzi wawe icyakubabaje ngo mukiganireho, ni hahandi usanga bibaye inshuro nyinshi. Umukunzi wawe agatangira kwishinja amakosa, akabona ko ahora kubabaza, bigatuma ajya kwishakira uwo bahuza. Umuti wabyo rero, nimba ubabaye garagaza amarangamutima yawe. Ganiriza umukunzi wawe, umubwire icyakubabaje, mwicare hamwe mushake igisubizo. Ikosa rya kane: kugerageza kumuhindura mu gihe gito. Abakobwa tugira intekerezo zisekeje cyane, tugira ibyiyumviro bitangaje. Iyo ukunze umuntu uba wumva byose bizashoboka, uba wumva uzamuhindura uburyo wifuza, uba wumva azakubera umuntu w'igitangaza, ndetse ukumva ko bizoroha cyane kuba wamuhindura. Ariko igitangaje burya nta muntu uhindura undi. Ati gute rero? Mujya guhura mwese mukuze, ufata umwanya ukamwitegereza, ukamwigaho. Kumwe umubona mutarajya mu rukundo rukomeye, uko niko ari, niko yakuze, kandi nibyo yamazemo imyaka myinshi kurusha iyo mumaze mukundana. Ukabona umukobwa akunze umusore, arabona neza yuko ingeso ze atazishimiye neza, arabona ko hari byinshi bizahagarika urukundo rwabo, ariko akanga akakomeza akamukunda, yifitemo icyizere cyo kuzamuhindura. Agatangira sasa kumushyiraho pressure: iki singikunda, iki kireke, gutya na gutya, hindura ibi n'ibi. Iryo ni ikosa rikomeye cyane ryatuma wa wundi wakunze umubura. Uko byakemuka rero? Umusore ajya kukubwira ko agukunda, nawe usanzwe umuzi, cyangwa se ugafata igihe cyo kumumenya. Iyo ubonye ibintu bitazahura, uricara ukabimubazaho mbere y'uko mwinjira mu rukundo rukomeye. Mu gihe rero wamaze kwinjira mu rukundo rukomeye, kandi wumva ko koko ari we buzima bwawe, bihe igihe, ubisengere. Ikindi ujye umwereka ikitagenda neza mu buryo bwiza, nawe kuko azaba agukunda. Uko byagenda kose ntazifuza kukubabaza. Azihindura kuko agukunda, ariko si wowe uzaba umuhinduye. Ntabwo umuntu ahinduka mu munota umwe, ntabwo ahinduka mu munsi umwe, ntabwo ahinduka ukwezi kumwe. Ubiha igihe gihagije, kuko muba mwarahuye mwese mukuze. Ikosa rya gatanu abakobwa bamwe na bamwe bakora: kugendera ku bitekerezo by'umukunzi wawe. Iri ni ikosa rikomeye abakobwa bakora batazi ko ari ukurikora. Baba bazi ko ari ukubaha abasore bakundana, nyamara ni ubujiji bukomeye. Umusore usobanutse akunda umukobwa uri smart, umukobwa uzi ubwenge, bashobora guhinduranya ibitekerezo. Wa wundi ugusobanuza impamvu wafashe uwo mwanzuro, ndetse akakubwira uko yabyumvaga. Wa wundi ushobora kuguhinduza, kandi inama yaguhaye ukabona koko ifite akamaro gakomeye. Ariko wa wundi wikiriza gusa umwanzuro wose uje, biba bigaragara ko n'urugo utazarushobora. Naho wa wundi utemera ibitekerezo bye gusa, nawe akazana ibye,
ni ikimenyetso kigaragaza ko azubaka neza. Nta mpamvu yo kuvuga yego yego gusa, iga no kuvuga hoya, kuko hari aho biba ngombwa ukavuga hoya. Ikosa rya 6 abakobwa bakunda guhuriraho: gushakisha amakosa ku mukunzi wawe. Tuzirikane ko nta muntu uba perfect. Buri umwe wese akora amakosa mu buryo bwe. Iyo ushatse kugenzura buri kantu kose rero, no kurwara umutima wawe urwara. Hari igihe tubyita ko ari ugufuha. Yego, gufuha si bibi ku muntu ukunda, ariko nanone iyo ubikoze nabi bikubera bibi cyane. Ubaha mugenzi wawe, wirinde kumugenzura buri kantu kose, kuko numugenzura uzasanga rimwe mu ikosa gusa, nta cyiza na kimwe uzabona. Iyo umukunzi wawe abona ko uhora umugendaho, uhora umustressa, nuko aragusiga akajya gushaka uwo bahuje. Ikosa rya 7 rihurirwaho n'abakobwa benshi: gusebya ikintu umukunzi wawe akunda cyane. Ahangaha uzasanga strategy abakobwa bakoresha bashaka guhindura nk'umusore bakundana. Urugero, barashaka guhindura imyambarire ye, uko yambaraga bagashaka guhindura imyambarire ye, bagatangira kuyivuga nabi, bakavuga ko bitakigezweho, bakamugereranya, sinzi bakamwita amazina, Icyo kintu kiramubabaza cyane ku buryo adashobora kukibagirwa. Iyo ugikoze inshuro nyinshi nuko aragenda. Urundi rugero, iyo umukunzi wawe afite akamodoka, akaba afite akamodoka kabi wumva udashatse, hari igihe ukita amazina ukakanga, ukajya umubwira ko ari kabi pe ku isi yose, kandi wenda we yakaguza gakunze cyane, cyangwa se gahuye n'ubushobozi bwe, nyamara wowe ukagasebya ari mu rwego rwo kugira ngo abashe guhindura indi modoka, cyangwa se yumve ko agomba guhindura. Ukabikora utagamije kumubabaza, ahubwo ari strategy wakoresheje. Biramubabaza cyane ku buryo ushobora kumubura. Uko wabikosora rero: niba ubona umukunzi wawe yambara uko utifuza, mutunguza impano irimo imyambarire wifuza. Azayambara kuko ari gift yawe, kandi atangire kubona aberewe, atangire kugura ya style ukunda. Bibe bikemutse gutyo. Mu gihe yambaye ya myambarire ukunda rero, ibuka kumubwira ko yambaye neza. Icyo gihe amaso azamuha ko ari cyo kintu ukunda, nawe atangira byambare kuko agukunda bihagije. Ku bijyanye n'imodoka rero, reka gusebya imodoka yaguze, ahubwo mwicaze muganire, umwereka ahazaza heza, umuganirize ko nimugira ikintu mugeraho muzagura ubwoko ubu n'ubu bw'imodoka. Erega ntuzabubwira umwana w'igitambambuga